twongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe bakunze b'ikipe ya Aprfc. Ubu ngubu rwose bazaniye inkuru itari y'ivumbi. Ndebye amakuru ubu ngubu ari gutrendinga ku kipe ya Aprfc, rwose mbona aya makuru ndamutse nayabagejejeho mwaba mukitwe cyane, kandi nziko nabijeje ko amakuru yose muzaza murayamenya umunsi ku munsi. Rwose umuntu utarafanye ikipe ya nyamukandagira, ikipe ya Aprfc imwe rukumbi rwose yarahombye. Abantu benshi bafana iyi kipe rwose ibyishimo byo barabibona buri munsi. Umva ubukaka bwa nyamukandagira, aho iyi kipe ya Aprfc nawe wagusimbura, dore ko yazanye yindi ntwaro. Ese intwaro bakunze kwita Johnson akabisa, uyu mukinnyi nawe ni icyamamare cyane, agiye gufatanya na Lamine Baho. Kabisa aya ni amakuru meza tubazaniye, amakuru rwose, aho ndetse kandi CAF Champions League yahumuye ku muntu wifuza kuzaja i Dar es Salaam, aho iyi kipe ya Aprfc izahura na Azamu FC. Turaza kubagezaho nuko ibiciro byifashe cyane, weho ushaka kuja kureba iyi kipe yawe uko ibintu bimeze. Ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya we akama subscribe, rwose ndabashimiye cyane wowe wayikoze iyi subscribe kuri iyi channel. mubwira ngo rwose nanjye ntabwo nzagutenguha, nzajya nkugezaho amakuru yose akomeye cyane rwose. Nimba nawe utari wayikora, mukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi, mu makuru y'imikino, mu makuru tugenda tubagezaho. N'ubwino TV7 uyu niwo muyoboro bagezaho amakuru nyayo ya Aprfc cyangwa se nyamukandagira, ikipe imwe rukumbi mu Rwanda. Rwose turakwemera. Aho ubu ngubu ubukaka bwa nyamukandagira ntabwo abantu benshi bari bawuzi, dore ko hari ibisore bigera muri 7 iyi kipe yazanye. Rwose ni ibisore ubona ko bifite fitness yo kuba byakina, aho harimo Odibo Godwin. Uyu ni umukinnyi w'icyamamare rwose mu makipe yagiye aturukamo, yagiye akora ibintu bikomeye cyane, dore ko iyi kipe ya Aprfc itisondeka, ahubwo ireba abakinnyi bakomeye cyane. Rwose umfashe twakire uyu musore wacu bakunze kwita Johnson akabisa. Uyu mukinnyi nawe ni icyamamare, uyu nawe akaba agiye kuza kwiyongera mu nkuba zabaga muri Aprfc. Noneho uri kumva ni ukwanura umureyo tukamwanika ku muriro, ubundi ibintu tukabikora neza, tukatwika mu kibuga. Ese barajya hehe ko iyi kipe ya nyamukandagira yiyiziye? Reka turebe ibisore byacu bigera muri 3, aho dusangamo Johnson na Mahamoud ndetse na Odibo Godwin. Ibi rwose ni abakinnyi bazanye uyu munsi kandi bafite fitness, ndetse kandi aba bakinnyi bakaba baje gufasha iyi kipe kugira ngo tubashe kuba twakora ibintu bihambaye. Ndetse kandi mwakire na Mahamoud Lamine Bahu, rwose nawe akaba yaje muri iyi kipe yacu. Nk'uko twababwiye rero, CAF Champions League ikaba yahumuye ku muntu wese wifuza kuzaja i Dar es Salaam. Hariya azabera match ikomeye cyane izahuza iyi kipe ya Aprfc ndetse na Azamu. Iyi ni CAF Champions League y'uyu mwaka wa 2024. Gahunda yo kujya kureba match tariki ya 16, 17 na 18 August 2024. Ibiciro byo kwinjira kureba match hasanzwe ni 5,000 gusa, ahisumbuye hakaza 10,000,
VIP C ni ibihumbi 20, VIP B ni ibihumbi 30 ndetse na VIP A bikaba ari ibihumbi 40. Ibisabwa kugenda bisi tike ni ibihumbi 100 ke, ubwo ni ibihumbi 100, aho kurara ni amadolari 10. Ubundi waba ufite passport cyangwa se icyo bita yellow card rwose, ubundi nabwo ukaza. Ubundi ikipe ikazahaguruka hariya i Kigali ahagana saa 4 zuzuye imbere ya gare hariya i Remera. Aho kwiyandikisha wanyura muri Fans Club kuri ba perezida, abataba muri club akiyandikisha ahandi hano rwose, ubundi ukaja gufana ikipe yawe ukunda cyane. Aho mbabwira ko iyi kipe ya Aprfc ndetse no hanze naho ifiteho abafana, dore ko ubwo yakinaga n'ikipe ya El Mereki, abafana rwose iyi kipe yakubisemo penalite ya mbere, abafana barahaguruka batitiza stade, wareba ugasanga rwose ntabwo ari abafana iyi kipe yari yajanye, ahubwo bari abafana baturutse muri Tanzania. Uri kuva ko iyi kipe yacu ifite n'abafana no hanze rwose, mutazagira ngo ni hano mu Rwanda gusa dufite abafana, ahubwo no hanze naho abafana turabafite kuri 5/5. Aho kandi umutoza Darikonovic uri gutoza iyi kipe ari kuvuga ko rwose ibintu ari kubigendesha neza, ndetse kandi ari kubishyira ku murongo kugira ngo izi match zose zizaba hazagire ikintu gihinduka, ndetse hazabeho n'impinduka mu byo mutabonye muri Sekafa, dore ko twari twizeye ko iyi Sekafa tugomba kwitwara, ariko biza kurangira ibintu bitagenze neza nk'uko twari twabyiteguye. Ariko twababwira yuko mwakwihangana rwose, twarabatengushe, ariko ubutaha rwose ndakeka ibyishimo muzabibona. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino mu rubuga rw'imikino mu kipe mukunda mwese, ariyo kipe imwe rukumbi, iyi kipe yacu ya Nyamukandagira mu kibuga kigacumba imitutu hejuru cyane rwose.